Ndagusuhuje, komeza ugubwe neza kandi ukomeze ugira ibihe byiza. Nkunda ko kwifuriza ibyiza umunsi ku munsi wowe ubana natwe uko bwije nuko bukeye. Wowe wakoze subscribe ukaba usanzwe hano, reka nkubwire ngo komeza ubane natwe tubereho kukuzuza no kuguha ibyiza byinshi. Nawe ukigera hano uri umushyitsi, reka tuguhe karibu mu bwiza bw'umukobwa wuje ubwiza uri imbere yacu kuri kamera. Nta kindi tubereho no kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Ugusuhuza ni wa muhungu wanyu w'Imana n'Abanyarwanda Prince Robert. Umeze muti? Tumeze neza. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Uti ni wa muhungu wanyu Prince Robert. Uyu ni wa mukobwa wanyu w'Imana n'Abanyarwanda. Turi kumwe nande? Na nyina w'umuntu Divine. Ni wa wundi nyine tu nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu ryaje gute Divine? Okay. Nyine buriya wenda umuntu yakwegera umusaza akamubaza afite impamvu. Ariko nanjye ndizoha agace gatoya. Yako niko dushaka. Okay. No kuvuga ngo papa yagiye ahantu amara igihe kirekire. Yego. Kandi nari umwana wa gatanu. Uwo nkurikira nyine ndusha imyaka 7 ndakeka. Ubwo rero muri iyo myaka yindi mama yarari mu rugo nyine n'abandi bana. Ngo papa rero yaramurebye abona niwe mubyeyi. Abyaye umukobwa nyine tamugani yaramutegereje aje yaramugani nta wundi rwose akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu wambereye umubyeyi w'abana urabarera neza uyu nguyu witumwita nyina w'umuntu Divine. Wow, naho ryavuye naho nyina w'umuntu ryavuye kandi nawe uzaryubahe ube nyina w'umuntu byangomba kuri yego sigasira. Hanyuma turi kuganira abantu badukurikiye Divine namubonye ahantu ari kuririmba ndavuga ni ngombe nanjye muzanire najyaza nabe nkunda ko ati nanjye nizanira abanye ndamubatuye mwa abantu uyu mukobwa zikuririmba ubu tugiye kuririmba gusa twagiye abantu badukurikiye bereka kuzi kuririmba Divine ndabizi ngenda ndabizi kuzi kuririmba abantu badukurikiye bereka kuzi kuririmba. Okay. Akira ishimwe ryanjye yewe mana we wumvise gusenga kwanjye yewe mana we murakoze cyane. Yego Imana ijye umva gusenga kudubibye ongera sha urimba kandi nzakuvuga bakumenye nzavuga imirimo yawe mana batakuzi bakumenye. Nzakuvuga mu mahanga nzavuga imirimo yawe mana batakuzi bakumenye. Akira ishimwe ryanjye yewe mana we wumvise gusenga kwanjye yewe mana we murakoze cyane. Aha hari utuntu tujya tuba ku nkweto none hakita Nike kari akantu kari ubwo ngema navivuye nyine. Hanyuma Divine uri umunyamuziki ufite n'inzozi zo gukora umuziki ukagera kure hose hashoboka hejuru. Watangiye ibintu byo gutekereza ko wakora umuziki ryari? Okay, murakoze cyane. Natangiye mfite imyaka 9 ndirimba muri korali z'abana ndi dirigente. Yego. Ubu ngubu revo ngezeho nyine niyo kuririmba muri korali nkuru kuko wakuze. No yanarakuze. Muri korali nkuru ndirimba muri korali bita abihanganye. Yego. Yo ku Muhima. Rero nkunda kuririmba cyane. Yego. Ya. Rero numvaga ko inzozi zanjye ngomba kuzaririmba nkagera kure nkuko nabikubwiyeho wowe urabizi. 2017 nibwo numva nyine natangiye kujya nicara nkumva bindimo nkandika n'indirimbo. Yego. Yego. Hanyuma ugatangira kwandika indirimbo. Hari nimwe wari wajya mu gukora muri studio? Ntabwo ndajyayo niwo munsi negereje. Nibihe mbogamizi? Okay, mbogamizi nyine kwa kundi. Hanyuma uyu munsi wahuye na Prince Robert? Twahuye nyine urabona ko ibintu bigenda neza. Amafaranga ujye muri studio. Byahita biba byiza kurushaho.
hanyuma abantu badukurikiye muzana amafaranga ngiye na Divine tujye muri studio dukora indirimbo uko mubona ba Vestina na Dorcas bakora. Divine murabona ko nabishoboye burangiye yo mwe n'umuntu mbwiza abantu kuri kusekazi. Hari ikindi gituma utajya muri studio? Nufite indirimbo zawe ufite zigeze nko kuri zingahe? Esheshatu wiyandikiye. Dukubitira akapera kamwe basi nka chorus imwe noya ubundi tugende tubatera amatsiko bazanayaduye bafite impamvu bayaduhaye. Murakoze cyane. Hari indirimbo nkunda ivuga ngo ndakumbuye. Yego. Akarefure karavuga ngo abahanuzi barakivuga, abasizi barakivuga, aberekwa barakibona, icyo gihe kizasohora. Haleluya. Amen. Birabaye. Ni ibyo ngibyo turi kuba. Hari igihugu mba numva nzajyamo. Abantu benshi barakivuga naro batajya kunda kukivuga, ariko abanditsi nabo baracyanditse, ariko one more time tuzakibamo. Nuko tukibamo mu isi y'umwuka tugaragara nk'abatariho tukirimo, ariko one day Imana izatwerekana. Hanyuma Divi, uyu munsi uri umunyamuziki, utekereza no gukora umuziki wawe kariyeri solo ku giti cyawe, n'ubundi uracyakora muri korali ntabwo wabiretse. Tubonye ko n'imbogamizi ari amafaranga. Uyu munsi hagize nk'umuntu umwe uvuga ati I want to support Divine, wabyemera? Nabyemera cyane. Wabyemera cyane. Hari umuntu turirimbiraho rero ibihe bizaza. Hari indirimbo nasanze uri kuwashipa ahantu avuga ati ngiyi paka nangiye yindirimbira ibihe bizaza ya mbonyi. Sinazamuye ijwi ryanjye hejuru umenyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha iby'isarura, nkubwira iby'ubwami ko bwegereje, witegure umese ibishura byawe. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Mwibutsa abasigaye begereye ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri, twitegure tumese ibishura byawe. Mwibutsa abasigaye begereye ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri, twiuzamuke wa musozi wera. Wow. Nkunda abantu baririmba kandi numva ubizi. Hanyuma wumva ubonye nka support, donc wakora umusanzu wawe cyangwa se itafari ryawe hano muri muzike ya hano mu Rwanda ya gospel warishyira he cyangwa wakora iki? Murakoze cyane. Yego. Njyewe ngize nk'ahantu ngera bikaba ngombwa ko mba mfite nk'ubushobozi ikintu nakora. Yego. Hano hanze hari abana benshi bafite impano nyinshi zo kuririmba gospel. Yego. Kuko abaririmba izi zindi zisanzwe bo ubushobozi barabubona. Yego. Ariko abantu baririmba gospel babuze support. Kuko impano zo barazifite, inganzo zirahari, ariko ngiye ikintu nakora nazamura abana bari hanze bafite impano ariko bidafite umuntu. Ibyo bintu ko nabyumbanye bari ne Gahongayire nk'abyumva n'abagabi. Bakabongabo nyine barabivuze. Bose akaba barabivuze bageraho bagera ntihagire no bazamura ngo batwereke. Nyine ibyo ngibyo abo barabivuze. Gahongayire ni Gahongayire, Divine and Divine. Ngiye kubera ko nzi impamvu n'imbogamizi mpora nazo muri ibi bintu ntarageraho ndamutse ngezeyo, kuko nzi imvune yabyo, nanjye mfite umusanzu ku bana bari hano hanze aha. Yego. Turi hano turi kuririmba tugiye kuririmba indi ndirimbo ukunda ni iyihe?
indirimbo nkunda okay ziba zihari nyinshi ariko hari indirimbo nkunda kuririmba yego ivuga ngo aho twagendaniye Imana ntiyegeze idutererana nanjye nyikunda kubi ninza kumva afashijwe ndagufasha aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana kandi n'inshuti ntizitinya kubikora ariko Imana ya Isirayeli ntigitererana abayo mu makuba no mu byago ntidutererana mu makuba no mu byago ntidutererana mu makuba no mu byago ntiyadutererana ndawurimba kuko nyine mu makuba no mu byago ntidutererana mu makuba no mu byago ntidutererana yewe namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana kandi n'inshuti ariko Imana ya Isirayeli ntigitererana abayo mu makuba no mu byago ntidutererana mu makuba no mu byago ntidutererana namenye ko umubyeyi wakubyaye yaguta menya ko n'inshuti zishobora kubikora ariko Imana ntabwo igiterana abayizera Imana iguha umugisha murakoze cyane hari umuntu uyu munsi ushobora kuvuga ati I want to support Divine 078 078 25 yego 68 586 yego yadukoresha kuri WhatsApp hose yahita kubona akagusapotinga hanyuma Divine tugana ku musozo niki nire jambo mva abwira abantu badukurikiye nkunda ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya 1 umurongo wa 78 iravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi z'Imana nibyo bizatuma umuseke dutambikira uvuye mu ijuru yego ndarikunda cyane tubeshwaho n'imbabazi zayo nta kindi ibyo Divine abahanuriye reka tumushimire dushimire namwe mwabanye natwe tuganye ku musozo Imana yo mu ijuru y'umugisha reka tuvuge ngo shalom shalom murakoze cyane yego